Pastor Mutesi ibyo bamuvuze ni byinshi cyane muri zino mbuga. Bimwe twagiye tuvumbura kari na ubitanga kugira ngo bamuvuge. Urabyumva? Noneho rero nimba ari amajwi atarayawe madame. Usa ni uyu munsi arayishimye. Madame we madame va mu nzira. Igira hino. Igira hino mukwano zaringa. Nimba ari amajwi atarayawe manuka kimihurura. Ujya kuri RIB utanga ikirego cy'abantu basohoye amajwi bakayakwitirira ugitange ukitwereke ko wabareze. Nimba atari ibyo ni wowe. Bavuze ko bari tayari ariko kwitaba RIB. Mama Sharirene wiriwe neza ndakeye kumeze neza utuzura tumwa tukamanuka cyangwa kariruri kukumva. Madame mukwano zaringi ndagiye ngumenyesheje ijambo. Nimba uri umubyeyi ko kuri mama w'abana uzi kubaruhira no kubavunikira uzirinde kongera gukora sex ya online. Online sex irica iratamaza cyane ko abagabo bamara kuba amafaranga byarangira bikarangira mubihenuyeho mwabivamo bo bakakoresha ya ntwaro y'ibyo babafashe bakabitanga. Ndakubujije rimwe ndakubujije kabiri ntuzongere tugira ubuzima buzira umuzi. Aha twagiye kuri Pastor Mutesi Pastor Buryo mama ibisanzwe ni Shakila mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Abantu nsanga mu bigari reka tubasuhuze tuyifurize n'ibihe byiza bakiriya beza bakiriya dukunda ikaze kuri channel yanyu channel yacu channel yo mu karere ka Ruhango. Nitwa Mugisha ndi kumwe n'umukirekazi wejo hazaza. Bamikwano bazaringi namuvana ruryama namuvana rusinzira na numuvana rusura akiri mu buriri. Kakati bamikwano dushimiye abantu mwese mwamaze gukora subscribe abamaze kudutera inkunga zanyu mwarakoze dore twakoze n'iduka iri duka babyita Kayole boutique riherereye hano ku Kayole Mwikaze House riherereye muri floor ya mbere. Kakati bamikwano mwarakoze kuduteza imbere kuduha amafaranga dore amafaranga twakoreye tuyagozemo n'iduka. Imana ibaha umugisha turabashimiye. Tukibaha ikaze rero reka twakira abarokore muri rusange ndetse mwihangane cyane abarokora aho muri bapushije se mwihangane kondoransi mbabyita kondoransi bapushije bameze nabi bararutwa n'abapfuye nimbe n'uwapfuye abariho nako tuba twamusezeye yagiye. Ko video zagaragaye ari iz'abarokore babiri ariko bafite icyo bavuze se ku bandi barokore. Yego babatesheje agaciro babambuye icyubahiro cy'uburokore bagishyize hasi. Kondererance rero kubarokora aho muhereye cyane cyane abagore ababyeyi abagabo bo twabavuyeho dutwara abaretse bagiye bakora ibyo bashaka. Bavuga kondoleance ntabwo bavuga kondoleance. Je nzambivuga uko mbyumva. Nuko wavuze grace room bakenda kukwica. None grace room ni yabaye grace room. Kandi yari grace. Aho mise hose bahita bambaze ngo grace room ngo bitese. Nungu mujya munyita kondoleance. Wase nk'umugabo cyakinda ryaduhere ku kibazo cyane. Yego. Feredina wa mugabo wa Mutesi. Nabuno nguba arumva ameze gute? Ari gutitira. Use bari kurarana? Ari abagabo ntago bazi. None rega nkubwira ku bwenge Pastor Mutesi afite utekereza ko guturisha umutima uri ya mugabo ari byo byamunanira. Umugore ushobora gutwara umugabo wundi akamutwara paka apfuye akanamushyinguza akamushyinguza online. Utekereza yatwaye wawe. Reka nawe abagabo bose Pastor Mutesi bashakanye barashyingirana. Bivuze ngo iyo baciye uriya wapfuye asize etaje n'uwaso. None se kibari bagiye gushyingiranwa nawe. Ariko ntago byabaye. Niba yarashoboye kwifefera iyo umugabo afite umugore aba barasezeranye mu mategeko. Nimba iyo umugabo afite umugore batarasezeranye mu mategeko. Nyine bari bagiye gusezerana. Ariko ntabwo byabaye. Nanjye ndakubwiye ngo nimba yarashoboye gukurura umugabo akugeza ubwo umugabo yitabye Imana akagenda gutyo cyengenge. Ariko bari buzabane. Urabyumva? Utekereza kuri uyu muri imbere none uriya yari ari kuri. Uriya muri imbere none isubizo. By the way ihangane mugabo mwiza umugore wawe ni mwiza pe twanabonye ibintu bimeze neza. Courage.
so what mwimuca intege umugabo w'abandi mwimuca intege. Ni icyo uvuga ko umugabo wipevera aba ari abagore babiri, Pastor Mutesi, Mama Sharirene. Njyewe ntabwo mbyitayeho iby'abagore bipevera abandi bagabo, urabyumva? N'ubundi abagabo oya umugabo umwe akipevera babiri ntabwo bibaho, kandi bose ngo baramuhuriyeho. Reka da ndakumvisha Pastor Claude. nakubwiye ko muri no Kigali barasharinga, umwana ava kuri uriya agasubira kuri uriya azirongaze hari agaceri Kigali wishe, urabyumva? Bantu barasharinga, ahubwo mwabagabo mwebwe ubwo murumva mumeze mute? mubona ibyo mwakoreye mu bwihisho byaje ku karubanda. ari ubwo se umugabo wamwumvishije sumvisha umugore gusa? None se ubundi wagize ngo abagabo bazi ubwenge man, abagabo ntago ari amadebe. Ariko Shaki uriya ntago ari Pastor Mutesi. Reka nkubwire ririya jwi nirye niyo wankubita inyundo. Nuko erega ni rya mbere ryigeze kuza bwa mbere, ni kara kajwi yakoreshaga nya ririya jwi si rya Pastor Mutesi. Abantu b'inshuti za hafi bambwiye ko yababwiye ko ari AI bakoresheje. barabeshya ibintu byose mwabihinduye AI. Ariko AI irakora yego turabyemera, ariko nanjye nashyizeho intego ndavuga ni Pastor Mutesi ibyo bamuvuza ni byinshi cyane muri zino mbuga. Bimwe twagiye tuvumbura kari nawe ubitanga kugira ngo bamuvuge, urabyumva? Noneho rero nimba ari amajwi atarayawe madamu, gusa ni uyu munsi arayishimye. Madamu va mu nzira, igira hino mukwano zaringa. Nimba ari amajwi atarayawe manuka Kimihurura ujya kuri RIB utanga ikirego cy'abantu basohoye amajwi bakayakwitirira, ugitange ukitwereke ko wabareza. Nimba atari ibyo ni wowe. Bavuze ko bari tayari ariko kwitaba RIB abayashyize hanze. Bari serious, ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo afate biriya video avuga ngo uyu muntu ni kanaka anakora ibiganiro 1 2 3 4 5 abihagaze avuga ati na video ndazifite, abeshya. Uramutse usanze atari we ugasanga nk'uyu munsi wa none abantu babeshye bagize gute, ugasanga uriya muntu si Pastor Mutesi kubera ko ntago ari video. Kugeza na n'uyu munsi hari ababonye video, ariko nkanjye nawe twumvisha amajwi audio. Usanze ari tayari Pastor Claude mu rukiko ahagaze hariya ari kubisobanura. Ari gusobanura uburyo atari Pastor Mutesi, ahagaze hariya asobanura uburyo afata umugore. Ariko none reka mbabwira ibi bintu impamvu, reka nkubwire man, ibi bintu birimo n'agasuzuguro. Mbwira mu magambo umugore wundi gute biriya bintu bijya hanze. Ubu umugabo wameze ate neba nange ndumva na rusoko inkubise mu mugongo, ayiwe wagira ngo ngiye mu mihango. Ndakubaza ko nacuze mu magambo Claude yavuze ni rero igisi cyaha. Mu magambo Claude yavuze nuko yavuze ko afite amavideo ashaka gusohora, kandi azabanza ngo kuyajyana kuri RIB mbere yo gusohora amavideo y'umuntu no gusohora amajwi y'umuntu atabiguhereye uburenganzira ubwabyo bigize icyaha. Thank you so much. Iryo tegeko rirahari. Gusohora amavideo y'umuntu, gusohora amajwi y'umuntu. Ceceka mwana we mutoya. Ubu ndahagaze no ntagutera n'ingumi. Gusohora amajwi y'umuntu, gusohora na video z'umuntu, gusohora amajwi y'umuntu, kwerekana video z'urukozasoni. Ibyo bavuze ko ubwabyo bigize hari icyaha kirenze ibi bintu n'urukoza. Izi ni prono. Ubundi se ko prono zitajya kuri YouTube? Izi ni prono basohoye mu majwi. Ntabwo zijya kuri YouTube. Nyina biza amayeri babisohora mu majwi. Bayobaye ubwenge sura barusha ubwenge. Anyway, Pastor Claude yavuze ko yiteguye RIB. Anyway, mwabagore mwe mwihangana ho muri gushitira, ndakeka bamwe mwabaza no kubona imihango kandi mwari mwaracuze. Ese reka nkubaze, ariko ibi bintu ntabwo biryoshye, bitwereka isura mbi, bitwereka abo muri ko mwese mwibanza kuri Pastor Buryohe. Pastor Buryohe kararyoshye. Ha Mama Sharirene nawe ngo ndi muri dushe hego mana madamu twubaka ingo zacu, kumburi hari uri gutanga imipuri y'ubuntu ngo Imana yarandongoye. Imana yakurongoye he? Umugabo we ngo ni Yesu. Ziriya ntoki niyo Mana uvuga. Yesu Kristo niwe Mana ye. Biriya bintu mwihoramo niyo Mana muvuga ko dusebye ku karubanda mwababyeyi. Uzi ko mutwambitse ubusa. Ariko ngo barakore bose bigirira turafite. Mwabana mudatereka inzara. Nabonye impamvu mwirwa muvuga inzara barabakobwa bafite ibyara mwibyo bikoko nibakaraba ngo bake. Nabonye impamvu mama, murakoze turabashimiye, icyubahiro kibe icyanyu. Ku nzara naho yamufite ariko infection aho muzazivuriza Ruwa Faisal. Nese kuba badakora inzara ni iki ko none wabonye zira ntoki zitaba mu kazi? Zitazabakomereye, ziba mu kazi zitazabica. Bamikwano imihandi komeze kunyerera. Bahamagaye rero Mama Sharirene bamuhamagaye.
wabyumvise yigo bamaze kumuhamagara bamubwira ati turi mu kiganiro waje tukakumvisha abantu turabwambera turakumvisha ati komera ariko se ibi biri kukuvugwa nibyo yagize ati tu telefoni burarezo bajya kurira igiti burira umuvumu babura rezo barongera bamuhamagara ngo ye namba you calling is busy makwana mu minota 30 telefone yari yamuvuyeho kare ariko uriya mutipe nawe yaramubajije kuntu oya ni umuntu ariko ni umuntu we nyine ni umuntu we ariko yaramubajije ukuntu nyine ariko twasebye we twasebye ngo bandagaje ngo ababyeyi ngo bo mu gihugu mu by'ukuri twasebye ngo bandagaje ngo ku byubahiro ku bushongore reka mvuga ubushongore dore ko abantu banini mwishyizeho ngo muri bishongore ariko muri amadebe ariko si mwese ni amadebe abo twabonye ni amadebe uzi ukuntu abantu banini bapfobye utuntu dutoya Pastor Mutesi wumvisha ari amayero ari amayero ariko ari amafaranga ni menshi amayero 20,000 ibihumbi 20 harimo miliyoni 33 z'amanyarwanda umupuri wawe ushyirayo hagira umugore umbwira ati bazimaye sinashyirayo umupuri hagira umugore uzahana avuga ati nge ari amafaranga bayamaye miliyoni 32 umupuri nawe ubika uzatera amaferabeto ihereho ari abaye wingereranya na zino nuza sugusku wingereranya mugi wingereranya winzu uri kuvuga abagore muri rusange harimo abashyirayo puru miliyoni 33 ariko ni nyinshi amafoto bakayose ayo mafaranga ni menshi uzi imyaka abantu bayakorera mu Rwanda uzi kugira ngo uzayatunge data yapfuye atarayatunga ushobora gupfa ntaratunga na kimwe cya kabiri cyane uzanapfa utayatunze oya wimbwire none z'abagore bifitiye igishoro kidahenze kuba diaspora gusa abaga uraho ngaho uri Burayi watunaye uri kwirirwa uhinga ibiti uri guheha abakecuru kandi bari aba diaspora umuntu w'iwabo bakuzunguza arakora amasaha 24 kuri 28 ufasha amafaranga uyohereje umugore wogeje akarenge waciye inzara neza ati mu mupuri ese ubona bataba mu maetage buguze umupuri ubona bataba mu maetage ese mama mu diaspora nshuti yanjye utanze ibyo bidolari ibihumbi 20 by'amayero miliyoni 30 nenga zingahe watunariye kugira ngo ugure umupuri w'umustar uzwi ya Rabbi ariko amafaranga wa mupuri ubiza muri telefone ubu uzabyara ya mafaranga ese wa mupuri uricara ukawutomba bigakunda wamenya umaze iki uwo mupuri ukoresha iki usibye kugaruka avuga ati kiriya kigore kiranyanze gishatse kanaka reka nanjye ngarure wa mupuri mukubite ku meza wungukira he anange miliyoni 30 zingaye barazibitse abagore baba mu maetage cyakora ngewe ikintu hazagira umugore ongera kugaruka kuri social media azavuge bagore bagenzi banje mubyuka mukore iyo ukoze Imana iguha umugisha none se bagomba kugira inama bababonye maetage hava bamikwano natwe rega turakora ariko mukwano imbere yanyu tugaragara nkaho nakazi tugira ariko mwebwe imipuri kuyishyira hari ni igishoro by the way muri nabinini si bya bindi bya duplicate nabonye abakobwa basigaye bisabika Tumvise mu ijwi ko nasoza avuga ngara nimba ngagiye buretse mbivuge neza narangije none ndacyagukeneye warangiza wagaruka kuri kamera Yesu nashimwe mureke mbasengere orororororo Imana yarandongoye mu rugo mfite umugabo undangiriza unyuruziriza inshingano haleluya ndagira ngo bamenyeshe ko iyo ukunze Imana ikwitayeho igukorera byose njye Imana yarandongoye njye ubu ngubu mureba ngo zino ngizi bamigwana Imana zibarongera kazibonye mutereke inzara ngo zino ngizi ni zimwe mu ngaruka z'uko ngo Resrom yafunzwe Resrom ariko kuki ibyaha byose bayigerekaho kubera ko abantu bagakwiye kuba bari gusenga baraza barahasengeraga barabagorega bajya no mutaya baranabatiza n'abanyeje bundi ngo muzaze ngo musengere hano ngo tunababatiza bamikwano badaringa ingiye n'urusengero mwicayemo do finish matinyori ariko Pastor Buryohe azi gusenga cyakoze aba bantu batanga isomo ryo kwikinisha kandi gusenga batabibwiriza iyo bari kubwiriza erega mama Sharirene yigeze kwigisha inyigisho zo gutera akabariro arabizi neza afite experience urumva ni cyabo ba diaspora babakundira ariko aba diaspora bagira ibiceri ko bagiye kubanika
ko bagiye kubanika murajya kubanika ziko video n'ubundi bazi ariko ubundi buntu yakwanitse wifitiye etage yawe warararaga mukamukuma kamwe na saro none se shakika mubaye abantu bose bagiye basorerwa video ariko abagore bambara neza bambara amabubu wabareba ukavuga mama Sharirene cya gikara cyawe nkunda za nyashiki zawe zari zigiye kwa airport mukwano buryo yaruzishiriye mukwano uzongeye gusebya Imana ngira kurongora ntuzongere ndakubujije rimwe ndakubujije kabiri ndakubujije gatatu yaravuze ngira murongora ngo Imana ngo umugabo wanjye ngo umugabo wanjye ni Yesu ngo ninjoro ngankorera ibintu kumbi ariko nyine wa mugabo wasanga ari na Yesu amafaranga ngana gutyo se abantu bayagira ari amafaranga ari menshi ariko tuvugishije ukuri by'amayero kugira ngo mureka tureke kubaremira hitaka umuntu wagwihumbi 20 uzi ko niyo hari nuwa waha 500 umugabo akamuta mu nzu akajya gutandaza ntabwo wabitekerezaho kabiri umugore udafite imodoka mu mujyi wa Kigali bakayakoherereza gucyo direct no gita ahita ajya gushaka ahantu hari amatara acanye nkabona aba bagore barambara waranduka ukavuga turi umugore hari abagore basenye ingo zabo kubera bano bagore bati twebwe naho tuzabaho dufite abagabo baducunga ijisho kurindi reka ngende nibereho nka mamande ariko tujye noneho kubyubaka umuryango none twa turi mutabyubaka twa turi mu bitubaka tujya mu misumari n'ibindi tujya mu misumari nk'uyu mwana zana simanera na nuza tugire tutere mama Sharirene afite Sharirene ni umukobwa mukuru umukobwa mukuru ejo izazana umukwe ejo izazana umukwe mama ubu mukwara ari kubona imipuri mana yanjye umukwe kwa nyirabukwe mana yanjye imipuri mwisubizeho Pastor Claude beg you iya imipuri nisoke mana mwibuke ko ababyeyi bafite abana b'abakobwa bangana Yesu we na Mutesi kandi arabafite nawe urabafite Claude nawe ufite abana ibuka ko wabyaye nusori imipuri mana ngiriho n'imiburu ariko Claude baravuze ngo impamvu afuira Mutesi ngo yaramutereseho icyo kimbaze ask me please ask me man Claude yaba yarigeze atereta kuri Mutesi baba we ahubwo yamwirukanseho n'inshuro nyinshi yaramukundaga buriya byasaze niyo mpamvu amufuhira n'akana kariko kose aba yumva yatangaza ibya Mutesi Mutesi niyo yasura bavuga ati yasuze iyo ni inkuru nshyashya bimbaza ntabwo twari tubizi mukwano Claude afuhira Mutesi burase Claude hari ukuntu yakunda Mutesi koko n'ukuntu kubera icyo atamukunda se Mutesi ni umugore mubi wenda umu ex wawe ntabwo wamuvuga ahubwo Mutesi nta kuntu wazagenera Claude niyo wamuhirobo akarekeraho ukamubwira ati basi ntuzongere ugatanga ruswa ngo yaramuterese baramukatira baramubwira ati ntabwo ibintu byakunda kandi koko Claude yari umukene bari abantu be bari abantu baragendanye barasenganye baragisangiye yamutumiye se no mu bukwe se wowe yamuhaye invitation yose yabugiyemo ibi bintu rero mureke mabwire mwababyeyi mutubabari imipuru muyigumane twebwe nayo dukeneye ibi bintu ngaho mwashyize hariya biriya ariko ye badata mutekereze ku bana mwabyaye badalingi ubu ko ku mwana wa nuza tuzatwicaye mu gisharagati Sharirene shami ukuntu ari akana umuntu ahita afungura kuri YouTube agiye kwereka umwana ibitenta ahita agwa ku mipuri y'ababyeyi biriya bintu birambabaza birambabaza Shaki uruhana wahanisha iki baraba aba bose nabahana guhera kwazanye ku majwi uri Uganda nkamutunga yitoroshi nkamugarura umuhora iki reka nkubwire bano bantu bari mu buzima bwo kwihorera reka nkubwire impamvu uri Ezekiel yari incoreke yande ya mama Sharirene buriya ngo yaranamusenyeye iki se ntago wakurikiye uriya ngo mama Sharirene yasenyeye Ezekiel atekereza ko azamushaka none mama Sharirene yakiteze Ezekiel mu rutonde rw'abagabo 12 basohotse basanze izina rya Ezekiel ritarimo undi ati nanjye ndabishyira hanze abagabo basohotse ku rutonde rwa mama Sharirene ngo nageze Ezekiel izina Ezekiel byajeho bafite abana 3 ngo buri umwe afite ibyo ntago bitureba bose nako ipfa kuba inda yababyaye ariyo tureba inda yabyaye n'ubundi z'abagabo barabyara inda yababyaye n'ibyo kandi yababyakijije ibyo ntago bituruzi ntago bituruzi urabyumva mu rutonde rwasohotse izina rya Ezekiel riburamo umugabo arasara ati gute ngiye batankira mu rutonde rw'abinjiye muri parataseke beretere embassy kere ajape kandi naragezeyo urabyumva
birangira avuze ati nanjye ngiye kwihorera. Noneho rero mama Buryohe yazize iki? Yazize kubukangeze kera turaramuka usohoye ayo majwi ngenda kohereza ibimafi ya bigurebe kimafi bita bikwica. Disi numvisha afite ubwoba. Noneho hano Uganda ndi ngo barakwica ngo niba nagukwica. Noneho Yongwe kwa Yongura kazi. Uramuzi. Yongwe abwiraze kera turaramuka. Ibintu by'abara abagore bibike cyangwa hano bazakurya bufiriti, hano barakwica, wajya muri gereza bagatanga amafaranga ubundi agasohoka we wagiye. Ezekira atero kugira ngo nzapfe navuze ngiye kuvuga. Abapasheje papa mudomo. Apakigabo. Abahaye Sebiradiyo. Sebiradiyo uramuzi? Kaka mikoro hajya. Pasta Korode niwe Sebiradiyo. Kaka mikoro Sebiradiyo bakongeje igihugu. Aba ba Jihadi, ba Shakira, bande ba mama mudomo Shakira uramuzi nawe nikoraho. Nabo bahita batwika. Urumva ikibazo aho kiri rero ngira ngo ntabwo mukunda Pastor Mutesi mbabona. Oya, ngiye nkunda abantu bose. Wherever, ariko iyo ugeze mu mafuti nyine nicara mu mafuti yayo Neso kuca yahoramo Pastor. None nicyo kibazo kandi reka ngubwire. Ikizere wubatse mu bantu kizatakara bitewe n'ibyo tugenda tukubonamo. Ubu baraje. Ibwa mbere byarasohotse ngo Imana, ubwa kabiri barayinye uracu. Ubwa gatatu uvuye kuri cano uratubeshya ngo uvuyeho urongera uragaruka. Imana yamubwiye ko biraza azabicamo. Mama Mutesi, mama Buryohe ibintu bye bizi ikeke iyo yagarutse kuri cano. Kubera iki yagarutse mu kiganiro bagata basohora biriya bintu. Ni ikibazo. Mwaretse umubyeyi akibera muri honeymoon. Bura busambanye nimbara nabukoze kera kiri inkumi ataraba mama izi saka yifetiye urugo rwe mwamuhaye agahe uwanyereka sobo kuko akureba we ari kureba biriya bintu bamikwano wanyereka basobo kuko bari kubareba bavuga ati cyane iki kigore rwose wakibaza ngo Ferdinand ari kubireba kandi ngabasaza bakera bagiraga gute barakazanura baravuga ati iyo nza kuba ndi uwa kera sha abana rakazane kuri kiragikazana cyane. Anyway, ibi bintu nubwo tubivuga duseka ariko birababaje kubona ababyeyi bafite abana bubatse ibintu bijya ku karubanda, ibintu amafuti mwakoze mu myaka ishize izi saha ari kugaruka, urumva ni ibintu biba bibabaje. Ndagira ngo dusoze. Yego. Tange short message. Cyase message ntoya nkuko channel yacu twebwe yubaka idasenya. Uyu munsi wa none byabaye nyine byabaye ariko nani cyo twabigera bamwe bamaze no kubihemberwa. No dukumira ibitaraba sasa. Dukumira ibitaraba. Dutanga inama kuri Mutesi, dutanga inama kuri Claude, dutanga inama kuri Ezekiel, dutanga inama kuri Mama Sharene. Duhere kuri Mama Sharene. Mama Sharene wiriwe neza, ndakeye kumeze neza. Utuzura tumwa tukamanuka cyangwa kariruri kukumva. Madamu Mukwano Daringi ndagiye ngumenyesheje ijambo. Nimba uri umubyeyi ko kuri mama w'abana uzi kubaruhira no kubavunikira, uzirinde kongera gukora sex ya online. Online sex irica, iratamaza cyane ko abagabo bamara kuba amafaranga byarangira bikarangira mubihenuyeho mukabimwabivamo bo bakakoresha ya ntwaro y'ibyo babafashe bakabitanga. Ndakubujije rimwe, ndakubujije kabiri, nuzongere. Tugira ubuzima buzira umuzi. Aha twagiye kuri Pastor Mutesi, Pastor Buryohe. Mama Buryohe aho uri hose naye ndakuramukije nizere kumeze neza. Utuzura tunywa umugabo uramupfumbata bikagenda. Egera umugabo wamubwire ati nabyacitse. Biriya ne edit bakoze. Umubeshyi. Umubeshyi. Mubwire ati barara abasazi baranshakishije barambura. Umwiyegereza umubwire ati mbabarira mugabo mwiza kubera ibiri kuba. Ariko nawe umuntu uzi neza ko wese mwagiranye ikiganiro cyihariye cyahariya kwaje downtown Mukwano Daringi, ubizi neza ko iyo case yabayeho, mwegera umusaba imbabazi mubwire ati narashatse ndakwinginze maritse amaboko ibyanyu mu bikiranure bitarajya ku karubanda kubera ko abana bari serious. Niba gusaba inzu yitange, niba gusaba gusubiza amafaranga uyasubasubize kugira ngo ugire amahoro n'umutekano mu rugo rwawe. Thank you so much darling. Twagiye kuri Pastor Claude kwe turamutwarana na Ezekiel cyane. Sebiradiyo mwigire hano hino ndabaramukije. Nimwigire hano hino Badaringi, muri abagabo murakuze, imyaka yanyu niyo izatuma abantu babubaha. Izi sa buri muntu wese ubare baravuga atarika aba bagabo nta kuntu ribu yabashyira mu igororero kubera ibyo mutugezaho.
rimwe na rimwe mutugezaho ibintu bitari ngombwa ubundi mukatugezaho ibintu byiza tukabashima ariko noneho nibigera ku myanya y'ibanga y'ababyeyi banyu babibarutse nibigera ku myanya y'ibanga y'ababyeyi mujye muhuhaho muvuga uti uyu bibaye ari umugore wanjye byagenda gute ese umwana nabyeyi nabo nibi bintu bizagenda gute yego uri gushaka amafaranga ariko tekereza ku bandi mbere yo kwitekerezaho ndabasabye rero izo video muri kuvuga ngo mugiye gusohora muzigumane muzirebane n'aba mu miryango yanyu cyangwa muzubakira igicaniro muzitereka aho ngaho abanyarwanda nazo dushaka murakoze cyane kandi mwisubireho nakanyabupfuna bakiburaga ubundi muranzi ko mutaramvugaho katubashimire rero buretse nikoreye publicity ubundi muranzi nago wagiye hano bagura imyenda bababwiye ko iduka ryanjye riri hano ku Gisimenti ni Kayole boutique ni Kaze house floor ya mbere kuri floor ya mbere ngiye kubaha nimero ya telefone bazaringi ni 0788 42 89 76 izo nimero rero duhamagare tukugeze imyenda myiza abagabo muze ba Pastor Claude muze ku mafaranga mwakoreye uno munsi mu nkuru mwakoze tubambika amashati meza muve mu gatishati kamwe ndambe no kubona ubwo butishati bwanyu bwababereyeho iki bwababereyeho indangamuntu muze tubambika amatishati meza amashati meza amakote ibintu bimeze neza ababyeyi dufite imyenda myiza cyane dufite inkweto nziza ziri class dufite amasakoshi dufite everything tubaha n'amazi yo kunywa bamikwano njye nsigaye ndi Shakira mbona bihita no stress mbarukiye kazitunga ololo uw'igikundiro mukwano daringi big voice